Burya hari ibintu abantu bakora nijoro ariko mu gitondo bakabyibagirwa nk'aho nta cyabaye. Uzi wa muntu usiba browser history nk'aho FBI iri kumushakisha. Uzi wa wundi wumva telefoni ye ivuze agahita afunga screen mu masegonda atarenze abiri. Yego, uyu munsi turavuga ku ngingo abantu benshi banga kuvugaho ariyo yo kwikinisha. Ariko banza umbwire mbere yuko dukomeza. Kuki iyo bavuga iyi topic abantu bahita batangira kureba hasi. Hari n'abahita bakorora bati nk'aho bafite giripe. Uyu munsi ntabwo turi hano guca imanza, turi hano kureba ukuri gutandukanya ibihuha n'ibishingiye ku bumenyi nyakuri. Ndabizi umaze igihe kinini wibaza ngo ese kwikinisha ni icyaha? Ese ni bibi ku buzima? Cyangwa ni ibihuha abantu bakomeje gukwirakwiza imyaka myinshi? Bamwe baravuga ngo bitera ubugabo buke, abandi bakavuga ko bitera uburwayi bwo mu mutwe, ariko se ukuri ni ukuhe? Muri iyi dokimateri turasesengura ubushakashatsi bwa sayansi, ibivugwa n'abaganga, n'ingaruka zishobora kubaho iyo bikozwe birenze urugero. Guma hamwe kugeza ku musozo kugira ngo umenye ukuri. Ndabizi ushoboye kuba umaze igihe kinini wibaza ngo ese kwikinisha ni iki? Kwikinisha ni igihe umuntu yikoraho ku myanya ndangagitsina agamije kugira ibyiyumviro nk'iby'imibonano mpuzabitsina no kugera ku rwego rwo gusohora cyangwa kunyurwa. Ni imyitwarire iboneka ku bagabo n'abagore bombi. Abantu benshi baba bazi ngo iyi myitwarire yo kwikinisha iba ku bagabo gusa n'abagore namwe ntabwo muri shyashya. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi bakora ibi nibura rimwe cyangwa kenshi mu buzima bwabo. Ibi ntibivuze ko buri wese abikora kandi ntibivuze ko ari ngombwa kubikora. Ahubwo dore ngiyi impamvu ishoboye gutuma umuntu cyangwa abantu batandukanye bakora iki gikorwa cyo kwikinisha. Zimwe muri izo mpamvu rero harimo amatsiko, impinduka z'ubwangavu, gushaka kugabanya stress, kuba nta mukunzi bafite, guterwa n'amashusho cyangwa videwo z'urukozasoni. Ariko nanone ntabwo twakirengagiza yuko buri wese aba afite impamvu ze bwite. Gusa nanone ntabwo twakibaza ibyo gusa, ushoboye kwibaza ngo ese iki gikorwa cyo kwikinisha gifite ingaruka mbi ku buzima? Yego nibyo, uramutse wibajije gutyo ntabwo waba wibeshye. Abaganga benshi bavuga ko kwikinisha rimwe na rimwe ku bantu bakuru badafite ibibazo byihariye ntabwo ubwabyo bugaragazwa impamvu ibyo burwayi bukomeye, ariko bishobora kuba ikibazo iyo biba akamenyero gakabije, bitangira kukubuza kwiga cyangwa gukora, bikangiza imibanire yawe cyangwa bikajyana no kureba porono nyinshi buri gihe. Iyo bigeze aho bishobora gutuma umuntu ata umwanya munini agira guilt cyangwa isoni, adashobora kwigenzura cyangwa bikagira ingaruka ku buzima bwe bwa buri munsi. Nyamara hari ubwo bitubwira baducira imigani tukagira ngo baratubeshya, gusa iyo migani ni ukuri. Hari imigani myinshi. Umugani wa mbere ni kwikinisha bituma umuntu aba ingumba. Ukuri kwihishe inyuma y'uwo mugani ni uko nta bimenyetso bya siyansi byerekana ko kwikinisha bisanzwe bitera ubugumba. Umugani wa kabiri ni bituma umuntu apfa vuba. Ntabwo hari ubushakashatsi bubyemeza, nyamara ibyo byo gupfa vuba wishwe no kwikinisha nta hantu tubizi uretse kubyumva muri iyo migani. Umugani wa gatatu ni bituma umuntu aba impumyi. Ukuri guhari rero, ibi nabyo nta shingiro bifite. Nta hantu byigeze bivumburwa muri sayansi y'uko kwikinisha biza gutuma umuntu ahinduka impumyi. Ariko iyo biramutse bikubase cyangwa bikakugira addicted, bishobora kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe no ku mibereho ya buri munsi. Reka tubanze twinjire gato mu gice cya porono n'ingaruka zayo. Abahanga cyangwa inzobere bavuga ko ikibazo gikomeye akenshi atari ukwikinisha ubwacyo, ahubwo ari ugukoresha videwo z'urukozasoni cyangwa porono mu buryo bukabije. Iyo umuntu aramutse arebye izi porono buri munsi igihe kirekire, bishobora guhindura uko abona imibonano mpuzabitsina, gutuma ahora ashaka ibintu bikabije, ndetse no kugabanya ubushake bwo kugirana umubano usanzwe. Nk'aho ibyo bidahagije cyangwa bikagira ingaruka ku mitekerereze ye, niyo mpamvu abantu benshi bagerageza kugabanya cyangwa guhagarika kuyireba. Ushoboye kuba wikinisha gusa nanone bikaba bikubangamiye. Reka turebere hamwe icyo wakora nimba koko kwikinisha bikubangamiye. Niba ubona bitangiye kugutegeka, gabanya igihe umara kuri interinete, wirinde ibintu bikubyarira ibishuko. Jya ukora siporo, jya ugira gahunda ihamye y'umunsi, ndetse kandi unaganire n'umuntu wiringiye cyangwa inzobere nimba bikomeje kukugora. Kwisuzuma no gusaba ubufasha
si ikimenyetso cy'intege nke. Kwikinisha ni ingingo abantu benshi batinya kuganiraho. Hari imigani myinshi ariko ni byiza gutandukanya ibihuha n'ibishingiye ku bushakashatsi bwakozwe. Nimba bidahindutse imyitwarire ikabije, si ngombwa gufata imyanzuro ishingiye ku bihuha. Ariko nimba bitangiye kukubuza kubaho neza cyangwa bikagutera kubabara mu mutwe, gushaka ubufasha ni intambwe nziza ya mbere wakora. Murakoze gukurikira iyi documentary. Nimba mwakunze ubu busesenguzi, mukande like, subscribe kandi munasangize iyi video kugira ngo n'abandi bamenye amakuru ashingiye ku kuri aho gukurikira ibihuha. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Isingizwe Hirwa Herve, channel ni Elvin Empire. Mukomeze mukore subscribe twagure Empire.